umugore wanjye mwiza yaba yaramutse neza cyangwa hari ikintu kiri kumutesha umutwe kuko ndabona isura isa nk'itishimye pe. Yaramuka neza ati se yaramukiye mu mirimo. Ese kandi sheri kandi ibintu utangiye kumbwira nagukinishaga gusa ameze neza kubera ko shafi wanjye aba yamwitayeho. Erega byose ni ku bwawe n'akabebe kacu sibyo kandi nzabitaho mpaka nakiriho iyo ni isezerano subizi se babona hari umunsi umwe uzana kandi nawe reba nta kazi ndi umukozi wo mu rugo gusa sheri uzabasha kubyihanganira byose. Baye sheri sinakubuje vuga gutyo koko sinakubwiye ko nzabitaho sinakubwiye yuko nzakurwanira uko nshoboye kose sibyo wowe icyo ngusaba ni kimwe gusa nuko mbyarira umwana ubundi ukanankunda ibyo gusa. Sheri ibyo ngibyo biroroshye. Fio humura igihe kiri hafi ibintu bikaba byiza nk'uko bigomba. Kageza no imbere aba nabibonye oya wigikura yaramenetse byageze no imbere oya wigikura kuko nubwo nze ntungadaci ariko nkeka yuko impamvu baba bashyizeho icyo kintu kiyirinda ni ukugira ngo nyine kikirinde kiboreje. Ubundi se wari wabibonye ko yanamenetse sinjya bikweretse sikenshi akamba naye nayitwaye ubundi wanyweye ibiki ayi sinzi ibintu umukobwa ari yanyweye kabisa. Oui. Ariko uyu nguyu azajya amamagara ariko amayinite amushiranye amamagaza udusigarizwa tw'amayinite. Isherise ariko njyane njya bincanga ahubwo nk'uwo mutipe guhamagaye aguhamagaye maze iminsi mu bibazo ntiyigeze guhamagara none yibutse guhamagara ubu naho guhamagariye tamahita arashize. Ahubwo ubwo n'urukundo sinzi nimba umukunzi wawe simizi gusa se bwatera umukunzi wawe yawe undi muntu ku ruhande ubwo abakwitaho byanyabyara nkaho umuhungu waguhamagara mu minsi yashize gakwiteteteshwa nabona nagatari serious kandi nabikubwiye nk'uguhamagara kamahita aramushiranye ibiki n'ibiki. Imba wita ku muntu muhamagare mbere ko hamagara abandi bose nyine umuvugisha umuhamagara mu dusigazwa mugani wawe ngo ntabwo ari urukundo cyangwa kwitanaho bikuye pe. Gusa nta nubwo ari na sheri wanjye erega njyewe ndi single tibwisha kuzina wanjye se nguri single njyewe ndi single Sheri siko ndi kukugomesha pe nkaho nakagufashije ngo tugire bive mu nzira hamwe reka ngufashe tubirangize kuko ninjya kugomesheje. Oya Shafi ibaze mama watubonye ariko nako naho hari ako Kanyange aramutse atubonye yazabimubwira agarutse kandi tugomba kwitwararika kugira ngo twereke urakaza mama wawe utaranjyana mu rugo sibyo? Okay narebe nanjye kambe tunakora mu nzu naho ubundi ibindi byo abikurikira. Sheri mandaba mwiza umaze kumererwa neza nawe muzi neza akunda Fio yani icyo akora ni kimwe muri gukora ariko yani warasaze ibaza yagize umuntu tubona hano bugeze wumva mwita umugabo wanjye se baba urugendo uve hano hatagira umuntu uvumbura ibyacu genda rwose genda ariko genda
ariko se sha amaso yawe arareba buri kimwe cyose. Ariko njya nibaza ikibazo kimwe, ubundi ni amabanga angana ate waba uzi yo muri uru rugo? Ko boss ngiye n'ukuri nuko ibintu byo muri rugo biba bincaho gutyo, ariko nta nubwo mba mbibona, ngiye mba mbibona biri aho tu. Sha ndabona warihaye akandi kazi, ubutaha ntuzongere gutuma nsiga imodoka hanze ngo uri muri ibyo ngibyo kwirirwa unekaneka. Boss ntabwo bizongera n'ukuri, wenda nuko byari bibaye bwa nyuma, ariko ntabwo bizongera. Boss we, wowe mutware wo muri uru rugo usigaye, gusa nta makuru ufite ku rugo rwawe, ariko umunsi amabanga yo muri uru rugo yagiye hanze buri wese kazaca uwumwera. nakunze umuhungu arambabaza, sinzi ko nakongera gukunda undi muhungu keretse umutima wanjye uhuye n'uwe. sha byo uzajya witonda n'uzajya ujya kujya mu rukundo, kuko urukundo rurababaza. Gusa ariko nawe nyine ujye ushishoza umuntu w'icyizere cyawe n'urukundo rwawe ubanze umuhitemo nyine ubone ko ari umuntu wa nyawe, ukajya upfa kwita ujya mu rukundo. Uko byarangira umutima wawe ubaye igisenzi igere neza neza, ntazagira undi muntu n'umwe wongera kwizera no gukunda. Urukundo rurababaza, jya witonda. Nibyo biranumvikana pe, ndanabyumva ukuntu nyine ubabaye, birumvikana ko kabisa mu isi ikintu bita urukundo ahubwo nari nakunda, aho ikintu bita urukundo mbona ibintu gikorera abantu birababaza cyane pe. None ntacyo kibabaza cyane nk'ukunda ariko ntukunda, aho hari umutima urababarira cyane. Mpamvu nyine tukumva tu kandi pole. Gusa umuhungu sinamurenganira, namukunze imyaka 10 sinabimubwira, nzi ko wazabimbwira ariko imyaka 10 ukunda umuntu ntubimubwire, njye ntabwo nabishobora. Njye nabimubwira, namukunze nabimubwira, gusa naba ndi mu biki, gusa yazabwirwa n'iki ko mukunda? Ubwo se nazamenya gute we kankunda? Niba ukunze umuntu bimubwira, hari itegeko riguhana se? Njye ntabwo nabishobora gukomeza imyaka 10. Aho mugani wari ine n'ikiba kikubuza kubwira umuntu ko mukunda, hategeko riguhana, si icyaha ngo bazagufunga. Uwo akunda wese kumubwira ko mukunda ubyemere, nuko icyo utabimubwira. Wenda nkanjye mu by'ukuri kuva navuka sindakunda umukobwa, kuko urwanya nyine ubundi rwibera kuri mama, kwiki wanjye na mubyara wacu, ariko mba numva nkunda umukobwa, nta kintu na kimwe kizamuza kumubwira ko mukunda. Kuko iyo umubwiye ko umukunda nyine uba witabaye tu, niyo atagukunda ariko uba witabaye ingaruka z'ahazaza. Nk'aho ngo wabwiye ko utabwiye ko umukunda imyaka 10 yose, wasanga umubwira hakiri kare nawe yari kugukunda. Akorera nyine byarangiye, utagira igihe kinini none byarangiye yari iboneye undi. Kabisa iyo umubwira ndabizi neza ko byagukurinda akagahinda yo guhorana ko mw'iyi minsi. Rero nkugira inama, none kugira umuhungu ukunda uzayimubwira, nubona wamukunze uzayimubwira, kuko nusi nk'uwo muhungu ashobora kuba wenda nawe yagukunda yanakwishimira, cyane aho gusanga wenda agira isoni tu zo kubivuga, ugasanga urabimubwiye bise bihura. Rero se ubutaha nkugira inama y'akagabo, nukunda umuhungu uzayimubwira mu maguru mashya hakiri kare abimenye, kuko nta muntu uzaguha n'utabimubwira, kugira ngo nyine wirinde guhura n'agahinda nk'aka uri kubona ko mw'iyi minsi. Utaha uzabyibuke.
mani bro urabizi ko ari inshuti ngira kandi nizera ukoze ibyanjye byinshi kandi ndanagukunda bro. Hari haciye igihe ya bro uko niko kuri inshuti buriya ziberaho gufashanya ndetse no kugirana inama dore ko hari hashize n'iminsi tutabonana. Hagati aho continue to be sorry for your father. Kubera umubyeyi ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye gusa ubuzima burakomeza. bro naribi ariko n'ubundi haciye igihe kinini urabona ko namwe mu makuru mutakibivugaho ariko ndizera yuko dada aho ari mu ijoro ubu yishimye kandi ari kuruhukira mu mahoro. Ariko bro n'ubundi duhuye ntagushakaga ko haciye igihe kinini tutari kuvugana ariko hari ikintu ushaka kukugisha inama uko bisanzwe utabyanga. Yeah, of course ntago nabyanga. Inshuti ubundi ziberaho gufashanya, kungurana ibitekerezo no kugirana inama. Wambwira nta kibazo. Urabizi ko iriya kampani igiye kuduheza amafaranga y'amazamarira ariko mukada turabizi ko nta mafaranga cyane ariko nanjye nayo nyakeneye. Nabitekerejeho numva imbanyihurizo rikomeye ariko natekereza ngo mfite inshuti ndabizi kurangira inama. Ni ukuvuga ngo iriya kampani igiye kubaha amafaranga y'impozamarira. Uriya mubyeyi ko akunda amafaranga kandi nawe ukaba uyakeneye. Ibyo bintu turabitekerezaho neza kandi akeka turi bubibonere igisubizo. ahubwo se Paula hari ikintu ntekereje ubu ntiwagombye kubahamagaye mu rugo ukabwira aho uherereye nyine n'ukuntu umerewe kugira ngo udakomeza guhangayika kabisa. Nk'uko yari kose barahangayitse ntabwo ababyeyi bamara iminsi n'abato n'umukobwa wabo ngo babe batuje. Rero ugomba kubahamagara cyane cyane ko ukuntu nakubonye ukuntu nyine uri umukobwa mwiza ukunda kuganira witonda nyine ubona ntacyo utwaye tu akeka n'iwanyu nyine wajya kubaganiriza ubu nyine baragukumbuye cyane tu ahubwo niba bishobora kubahamagara ubabwire. Hoya nta kibazo mu rugo ni amahoro mama narabimubwiye kandi ejo mama azaza kuntwara mu modoka tutahe. Ibyo ni byiza ubwo babimubwiye ni byiza cyane kuko rwose ubu ngubu bari bahangayitse cyane. Ahubwo se yarine guteka kurya umuntu uzi ko yagiye mu kanya ngo bari buze kuza ananiwe anashonje kuko aba yiriwe agenda gira ujye guteka nanjye kanyikora kunaza n'ubwatsi bwa ziriya nka. Sikari byo twahugiye mu nkuru z'urukundo nibagirwa ko turajya guteka kandi mama aba yiriwe agenda amugana kanjye kumutekera asange binashoje. Nta kibazo reka tugende njye kugufasha sibyo. Nanjye kanyikora ko mbona ubwatsi bw'inka iyo namwe ukuntu urondere zikora ntabwo yarayizi ndabizi. Yego bro hagati aho rero nagira ngo mubwire urabizi uri inshuti yanjye ariko niba wumva gufata umugabane mwinshi byaba uzaguteranya na famiye cyangwa bigakurura umubano mubi hagati yawe na famiye yawe. Ndumva atari ngombwa wowe wakora ibyo bifuza ugafata ayo bifuza kandi umva ntacyo byaba bigutwaye. Bro ndabyumva ariko uzi ko nubwo mborohera nanjye ugomba gufata umugabane munini kuko ntabwo mvukana nabo kandi mu nyandiko umusaza yasize yanditse yuko aramutse apfuye yanjye watwara 50%, 50 nabo bakayigabana. Ndabyumva bro papa wawe yanditse ko ari we wafata 50%, ariko bariya ni mushiki wawe ndetse na murumuna wawe. Nta mpamvu rero n'imwe yatuma witeranya nabo. We wakora ibyo bifuza kandi nibyo bikugira Pacifique wa nyawe. Riga nibyo bikugira umuntu mwiza. Inshuti nziza mfite muri aka kanya. Sinumva byatuma witeranya nabo. We wazakora uko babyifuza ugafata ayo bifuza. Naribi bro. Thanks kandi kubw'inama zizungereye. Ahubwo se ntabwo nagukereje kujya mu kazi cyangwa nkaza gutuma unywa cyane ukajya mu kazi uri mu kinya. Papi bro ahubwo se ugira ngo ibiganiro byatumye tunama. Sheba nawe shoti imwe. Cheers. Papi bro ahubwo twinywere ugira ngo twagiye mu biganiro byinshi twibagirwa no kunywa. Ahubwo nanibagiwe kukubwira
uzi ko ejo ari njye uzayobora ikiganiro cya mu gitondo cya entertainment? Yeah, of course. Ndagira ngo ejo nkurikire unkurikire. Uko urabizi ni wowe nshuti ngira, ni wowe nshuti mfite. Sumva utantwikiye natwikirwa nani. Usabye icyoroshye. Ibyo ndaza kuza kubikora. Nkunda kuri inshuti nyumva bro. Yeah. ariko se sheri mbwira tuzavana ryari ngo twigendere twigire nyine mu rugo rwacu. Aha sheri sinzi neza ngira ngo urabizi ko mu kwa 11 mfite kujya ku ishuri. Yego gusa ariko hagati aho bibaye ari ibinkundira nazasiga ahantu hatekanye. Ndavuga urugo rwanjye nawe babyumva tese. Wow sheri ni byiza sinjye uzarota tuvana tukigendera. Sheri ikamanze ngiye kuzana amazi. Gusa muri iki gihe nsigaye nkunda amazi ariko iyo nyanyweyo nkaho duke cyane cyane. Ndabyumva warayatwariye. So reka njye kuyakuzanira we kwigora sibyo? Njye kuyakuzanira. Kanya ndamusaga service wanshyire Fiona amazi nanjye nkareba Yannick nkamazi impamvu aba yigunze mu cyumba. Hari ikibazo? So ariko hagati aho urebe ko yandatetse niyo meza aba ari umuhereza. Sarakoze cyane. Bro, Musa. Wagiye se. None ukura mu cyumba nkakubura. Wagiye. Mbega urahita muhanze mani. Sorry ntabwo nabishaka. Ahubwo se kumbonye Kanyenge afite amazi mu gikombe yashyirinde. Kubera Mbonye hari utuntu tunagije mu gikombe. Ye, manu twashyire Fiona wana. Wiki? Manu twashyire Fiona. Akasumu wowe nabishaka. Nese uko nayicuyeho ngiye hano. Sheri umeze neza. Mazi Kanyenge kuzana so yanyweye. Nyanywa se nyanywa urabona uyu nguyu yankundiye urabona atahise yamenesha akahita amenekaho. Ahise yamenaho rwose. Mwese wundi nk'ubu ngubu uri mu biki wowe uri mu biki? Uri gukora ku bibero by'umugore wanjye nkandi. Uri gukora ku bibero by'umugore wanjye nkandi. Akose boss ungu yari nka acide ni mumenetse nakamaza shyushye. Unaho mumenetse ariko nta kibazo. Ngo acide? Oya sheri nta kibazo. Gakwere. Akose boss kucyo uvuga nawe. Gakwega banga agenda. Arugenda. Ako namwe mo. Oya genda. Ni soni sheri nta kibazo. Erega mwana wanjye si ukwanga Fiona. Ndetse ejo narebye ukuntu uri kwishimana n'uriya mukobwa. Bihita binyibutsa Fiona.
ukuntu mwabaga muri kumwe mwishimye mukina ndetse buri kimwe cyose mufatanye. Ndetse hano mu rugo hameze neza hakeye, none ubu ngubu haracura umwijima. Ariko mwana we, rekera kwirirwa wirukanka. Fiona ntawe ukiriho, kuko yaba akiriho aba yaragarutse. Mama, mba nkubwire, Fiona arahari, hari ahantu hamwe hano hanze ari, kandi abizi neza ko akiriho mama. Hasi undi kubera iki mama? Kuba ukomeza kwihatiriza wishyiramo ko Fiona atakiriho mama? Ese nuko utamubyaye mama? Kuba utaramubyaye atari umwana wabyaye nibyo bintu bituma wumva udashaka garuka hano mama? Bwiza ukuri. Gusa mama, ndabizi neza ko nawe Fiona umukumbuye cyane, ndetse unahangayitse kuba atari hano, ndetse no kundusha uko ngiye niyumva mama. Ndabizi ko babaye cyane kundusha, kuko si impamvu ushaka kurenzaho nyine ngo wumve ko wakwishyamo ko Fiona nyine atagihari ngo yapfuye. Simbizi pe. Gusa mama, murambikubwira cyane uko nkomeza gushaka Fiona nkamubura, bikomeza kongera umuhate n'imbaraga n'ubushake byo gukomeza nashyira imbaraga nyinshi nkamushakisha. Kandi nizeye ko ngomba kumubona mama, ngomba kumubona nkamugorora aha ngaha, hanyuma ibyishimo wavugaga bikongera kagaruka hano mu muryango wacu. Kandi ndabigusezeranyije, ese n'ubwo nkubwira ngiye kugenda, kandi unyihangane mama kuba nkuza kugusuzugura. Aha, ndabizi mwana we, ndabizi icyo washatse gukora, nta wakigukuramo. Basi reka, urabona ko bwije, reka uzagendeze hakiba. Ariko sheri winjijisha pe. Bira bintu ntuzagakorere yavugaga ngo byaside ni ikimbwira. Ko nubundi mbonye yamenesheje abishaka. Ntago ari ibintu bimutunguye pe. Oya sheri, ibyo ngibyo nta kibazo, sibyo? Byo byihorere byibagirwe pe. Ahubwo se Kanyange agiye hehe? Kanyange dore mbonye yaciye hariya. Sawa, kamurebe. Imana ishimwe kumeze neza Fiona wanjye. Ese ubundi ni ikihe kibazo ko mbona mwese mwe muhangayikishijwe nuko ari amazi ntari kuyanywa? Ntari bigusijye wigengesera mwe ngo siyo. Gusa ndakwinginze, ndakwiyanangije ku kintu kimwe. Uzongere kwitura mu ginga ngo mushiri wawe. Tubyumvikane. Wigeze wumva mwita umugabo wanjye se ko ari byo wambujije? Ahubwo ndekora atagira n'umuntu tubona byose bigapfa.